mukiza we, kera waramenewe, none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Yesu ibyo mfite byose nta mumaro bigira, sinabasha kwikiza, nagushakaho ubuntu, unyuhagira imbyiro, mutabazi ne gupfa. Nuko nkiri muzima, Mwami nguhungireho, nuko umunsi w'imanza ningera imbere yawe, aho urutare rw'Imana uzandeke nkwisunge.